mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni inkoraneTV. Tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. reka tubasuhuze kandi tubinjize neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Nk'ibisanzwe turizera ko mumeze neza cyane aho muherereye, ari nayo mpamvu dukora ibyo dukora kuko tuzi ko mubikurikira. Iyi ni inkoraneTV ibamenyesha ibyo mutazi, ikabibutsa ibyo mwibagiwe. Bitekerezwa ko uyu mubumbe dutuyeho umaze imyaka igera kuri miliyari 3 n'igice, ariko twebwe abantu nk'uko twiyize ubu tukaba tuyimazeho imyaka itarenze 70,000. Ni ukuvuga ko mbere yaho abantu twakomotseho bari bataraba abantu nyabantu nk'uko uyu munsi tumeze. Igitangaje rero si ubwinshi bw'imyaka isi yamaze tutayiriho, ahubwo ni ibitangaza bitagira akagero twayizanyeho muri iyo myaka mike cyane ugereranyije n'imyaka myinshi yamaze tutayiriho. Muri iki kiganiro tuzabamenyesha amateka ya bamwe mu bantu bafatwa nk'ibihangange ku bw'ibikorwa byabo byiza cyangwa bibi bakoreye kuri uyu mubumbe bigahindura byinshi mu byari biwusanzweho. Muri ibyo bikorwa bidasanzwe nta munyafurika utagira amatsiko yo kumenya byinshi ku cyiswe ubukoloni bw'abanyaburayi muri Afurika, kuko bwayogoje umugabane bukanashyira iherezo ku buzima bwa benshi mu bari bawutuye. Niyo mpamvu ikiganiro cya none tugiye guhera ku mugabo uzwi nk'igihangange ku bw'ibikorwa bye mu nzira y'ubukoloni byamukungaje ku kiguzi cy'imbaga y'Abanyafurika. Usibye kuba ari we mwami wa kabiri w'Ababiligi, niwe mwami w'Ububiligi wategetse Ububiligi imyaka myinshi, kuko yabutegetse imyaka 44 kuva mu mwaka w'1865 kugeza mu mwaka w'1908. Benshi bamuzi ku buhanga bwe mu butegetsi, abandi bamuzi ku bugizi bwa nabi yakoreye ku butaka bwa Congo, ariko hari n'abamuzi ku mvugo z'imigambi mibisha ku Banyafurika mu myaka ye no kuba ikirangirire mu bucuruzi. Mu ruhererekane rurerure ruzamugarukaho igice cya none, reka tugihere ku bikorwa bye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo y'ubu yigeze iba umutungo we bwite mu gihe cy'imyaka 23 yose atarahakandagiza ikirenge cye na rimwe kugeza apfuye. Ni umugabo wavutse ku itariki ya 9 Mata 1835, avukira i Buruseli mu Bubiligi, atanga ku wa 17 Ukuboza 1909 aguye i Buruseli n'ubundi. Yabaye umwami wa kabiri w'Ububiligi, asimbuye Leopold wa mbere w'Ububiligi, maze asimburwa na Albert wa mbere mu mwaka w'1909. Leopold wa kabiri yanamenyekanye cyane ku kuba ari we washinze akanategeka icyo yise leta yigenga ya Congo kuva mu mwaka w'1885 kugeza mu 1908. Amazina ye yose ni Leopold Louis Philippe Victor. Mu mwaka w'1885 Leopold wa kabiri yigaruriye igihugu cyose cyahoze cyitwa ubwami bwa Congo kigira umutungo we bwite, ndetse anagihindurira izina cyita Independent State of Congo. Ibi yabicishije mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu utegamiye kuri leta yashinze mu mwaka w'1876. Yavugaga ko ufite intego zo gukora ubushakashatsi n'ubuvumbuzi muri Afurika yo hagati no kurwanya ubucakara muri ibyo bice no kuzamura imibereho myiza y'abaturage, yubaka amashuri, imihanda, amavuriro n'ibindi. Kuvubwa icyari ubwami bwa Congo gihinduka Independent State of Congo, muri uwo mujyi kiba umutungo bwite.
Gusa kuvuga ko ubwami bwa Congo bwose bwahindutse umutungo bwite w'umuntu umwe rukumbi, hari benshi byatera urujijo ndetse ntibumve icyo bivuze. Niyo mpamvu ari byiza kubanza kubanyuriramo gato ubuhangange bw'icyo gihugu. Iki ni igihugu gifite ubuso bwa kilometero kare zirenga miliyoni 2,300,000. Ni kinini ku buryo bigora benshi mu banyarwanda kubyiyumvisha kuko gikubye u Rwanda inshuro zigera kuri 89. Nibyo, Congo imwe igizwe na za Rwanda 89. Ukigeranyije n'Ububiligi Leopold wa kabiri yategekaga, kibukubye inshuro 75. Ni ukuvuga ko kugira ngo Ububiligi bungane na Congo byagusaba ibihugu bingana n'Ububiligi inshuro 75. Icyo ni cyo umuntu umwe rukumbi yagize umutungo we bwite. Kirangana n'ibihugu 7 bigize Uburayi bw'Uburengerazuba byose ubiteranyije birimo Ububiligi, Ubufaransa, Ireland, Monaco, Ubuholandi, Ubwongereza n'Ubudage. Kikanangana kandi na 2/3 by'Ubuhinde. Nicyo gihugu cyonyine muri Afurika gifite ingengamasaha 2, aho mu gice kimwe hashobora kuba ari saa 6 ahandi ari saa 7. Nyamara nubwo byumvikana ko ari kinini muri ubwo buryo, mu mwaka w'1876 ubwo Leopold wa kabiri yakigaruriraga, cyari gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni ziri hagati ya 20 na 30. Yakivuyemo mu mwaka w'1909 gituwe na miliyoni zitarenze 8 nk'uko amabarura yo mu mwaka w'1911 abigaragaza. Nyuma yo gushinga umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu kandi ngo utegamiye kuri leta, wavugaga ku gushaka guca ubucakara no kuzamura imibereho y'abaturage, hubakwa amashuri, imihanda, amavuriro n'ibindi, ahubwo wakoze ikinyuranyo cy'ibyo. Nyamara kandi usibye ko abaturage batagishijwe inama, ahubwo bakoreshejwe imirimo y'agahato yahitanye abari hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 10 nk'uko abanyamateka babigaragaza. Aba ni hagati ya 20 na 40% by'abaturage bose bari batuye muri Congo. Icyo gihe usibye ko bapfuye bazira ibyo batazi ndetse biri mu nyungu z'umuntu umwe Leopold wa kabiri, nta nubwo bigeze babona ubutabera, biranashoboka ko nta nubwo bazabona. Birumvikana buri wese yakwibaza icyabaye cyatumye imbaga ingana ityo ipfa mu izina ry'inyungu z'umuntu umwe. Nguko uko byagenze. Byose byatangiriye mu bwami bw'Ubwongereza mu kinyejana cya 16 n'icya 17 mu ivuka ry'ikiswe kapitalisme, byagendanye n'ivuka ry'impinduramatwara y'inganda nayo nyine yavukiye mu Bwongereza. Abantu barushijeho kugira inyota yo kwigwizaho ibintu ahantu n'abantu batitaye ku nyungu za bagenzi babo. Uwo muco wakwirakwiriye mu Burayi bwose, maze si ugusahura barasahuranwa, ari nako bitana amamiliyoni n'amamiliyoni y'abandi. Kapitalisme ni uburyo bw'inkorane y'ubukungu butegekwa nayo. Kwigwizaho imitungo ni ukuvuga ahantu ibintu n'abantu ku nyungu ze bwite atitaye ku bandi. Muri uwo mujyo rero umwami w'Ababiligi Leopold wa kabiri ntiyatanzwe. Yinjiye muri icyo gihugu mu izina ry'ubugiraneza nk'uko twabibonye haruguru, maze ayogoza icyo gihugu cyitwaga umubyeyi w'ibiriho mu gisobanuro cy'ijambo Congo cyangwa se Zaire. Nuko rero ngo imbebiri umuhini yototeye isuka. Nyuma y'igihe gito cy'imikorere y'icyaro, umuryango uvuga ko waranira guteza imbere abaturage no guca ubucakara, byahindutse imikorere y'ikigo rutura cy'ubucuruzi butungura ababukoramo bose, ahubwo bwungura umuntu umwe rukumbi ari we Leopold wa kabiri. Ibyari ukubaka amashuri, imihanda n'amavuriro byashyizwe ku ruhande ndetse kure cyane biribagirana, maze Congo isigaramo ibirombe by'amabuye y'agaciro n'ubuhinzi bw'ibijya mu nganda n'ubucuruzi bw'amahembe y'inzovu. Ibyo bikorwa byakorwaga n'Ababiligi boherejwe na Leopold wa kabiri, bakoraga mu nyungu ze, maze abaturage ba Congo baba ibitambo. Igihingwa cyabicaga bigacika cyari ikibiti cyitwa raba. Ni ibiti bikurwamo umushongi w'amata cyangwa se amarira nk'aya yandi ava mu biti by'imiyenzi cyangwa se imivumu. Ayo mata rero akaba imari ikomeye cyane ikorwamo amapine y'ibinyabiziga, amatibe n'ibindi bikoresho byinshi bya plastique nk'uko mubizi.
birimo intebe za plasitike, imigozi y'amashanyarazi, ibikombe, amajerekani n'ibindi. Uwo mushongi w'ibyo biti bya raba rero n'inganda ziwushingiyeho byari ubucuruzi bukomeye cyane, maze Kongo nk'umubyeyi w'ibiriho ikanaba umubyeyi w'ibiti bya raba ihinduka inzirakarengane y'ubwo bucuruzi gutyo. Ibyo byari amahirwe atangaje ku baturage ba Kongo, byahindutse umwaku n'umuvumo wahitanye imbaga muri bo. Uwo mushongi w'ibiti bawukusanyaga mu buryo butandukanye ariko budatandukanye no gutema cyangwa se gukomeretsa ibyo biti bikavamo uwo mushongi cyangwa se amata, maze bakawutega mu bintu bitandukanye nk'indobo, amabase n'ibikombe, bakawushyira za ntumwa za Leopold wa kabiri. Icyo gihe umuntu wakusanyaga menshi ntacyo yahembwaga, ariko wakusanyaga make yarakubitwaga. Abagore bagafatwa ku ngufu, abandi bagacibwa ibice by'umubiri nk'amaboko n'amaguru, cyangwa se abenshi bagahita bicwa. Babitaga abanebwe, mu gihe abakusanyije mwinshi nabo bataburaga kwicwa n'umunaniro n'imvune. Byose byakorwaga hakurikijwe itegeko ryari ryarashyizweho mu Bubiligi ryategekaga abaturage kubikora batyo nyine. Niko miliyoni ziri hagati ya 6 n'10 zabigendeyemo mu myaka itarenze 25. Benshi bishwe n'inzara, indwara, abandi bakagwa mu bikorwa birimo guhiga inzovu no kuzikuraho amahembe yazo. Nayo yari imari ishyushye mu Burayi kuko yakorwagamo ibintu bitandukanye birimo na za piano cyangwa se imitako. Abandi bakicwa n'ibikorwa byo gukusanya wa mushongi wa bya biti, abandi bakicwa muri ubwo buryo tuvuze haruguru. Byarangiye igihugu cyari gituwe na miliyoni ziri hagati ya 20 na 30 mu ntangiriro z'ubukoloni. Mu myaka y'1875 basigaye ari miliyoni zitarenze 8 mu mwaka w'1911 nk'uko amabarura yo muri ibyo bihe abyerekana. Ikibabaje ni uko muri iyo myaka 23 yo kwigarurira Kongo, umwami w'Ababiligi byakorerwaga byose hatigeze na rimwe akandagiza ikirenge kuri ubwo butaka bwa Kongo. Yari ameze nka nyir'ubutaka utabubarizwaho, akaba umugenga w'ibigo by'ubucuruzi bimwinjiriza akayabo. Yiyicariye mu Burayi, inyungu zikava ahantu atigeze akandagira, zahitanye amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu atigeze abona. Gusa ntibyakomeje gutyo. Ntibyakomeje bityo, kuko nyuma yo kutabivugaho rumwe kw'Abanyekongo ubwabo n'abanyamahanga benshi cyane cyane ibihugu by'Uburayi nabyo byashakaga icyo gihugu bafata nk'ikirombe kidasanzwe. Mu mwaka w'1908 Umwami Leopold yarabihinduye. Icyari umutungo we bwite kiba umutungo w'ubwami bw'Ababiligi mu nzira y'ubukoloni bweruye. Biva ku mutungo bwite w'umuntu umwe kiba umutungo w'igihugu cy'Ububiligi. Ibi ariko byanakozwe mu mujyi we byari byumvikanyweho muri ya nama karundura yari imaze amezi anibera i Berlin mu Budage kuva ku wa 15 Ugushyingo 1884 kugera ku wa 26 Gashyantare 1885. Gusa nk'uko muri miliyoni zigera kuri 30 zari zigituye icyo gihe nta n'umwe wagishijwe inama, ndetse nta n'uwamenye iyo biva n'iyo bijya. No kuri iyi saha haracyari Abanyekongo benshi utabibaza ngo bagire icyo babikubwiraho. Ubwo icya Independent State of Congo cyavanwaga mu maboko ya Leopold kikaba koloni y'Ububiligi nk'igihugu, cyahinduriwe izina cyitwa Congo Mbiligi cyangwa se Belgian Congo kugeza mu mwaka w'1960. Nanone ihindurirwa izina yitwa Repubulika ya Congo. Gusa ntibyatinze kuko mu mwaka w'1965 nyuma y'imyaka 5 y'ubwigenge bwa Congo, General Marshal Joseph Désiré Mobutu yakoze kudeta yamushyize ku butegetsi bw'icyo gihugu yamazeho imyaka 32. Muri icyo gihe nawe ntiyatanzwe ahubwo yahinduye izina ry'igihugu akita Zaire. Mu mwaka w'1997 ubwo Mobutu yari atsinzwe na Laurent Désiré Kabila, nanone izina ry'igihugu ryarahinduwe, noneho iba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
nk'uko bikimeze ubu. Bakize igihugu giharanira demokarasi, ariko amatora afatwa nk'ikirango cya demokarasi nk'uko byemejwe. Yabaye muri icyo gihugu bwa mbere ejo bundi mu mwaka wa 2006 ubwo Joseph Kabila umuhungu wa Laurent Desire Kabila yatorwaga kuyobora icyo gihugu. Ni nyuma y'imyaka irenga 40 icyo gihugu kibonye ubwigenge. Gusa nubwo cyakomeje guhindura amazina cyane, hari izina rimwe ridahinduka rya Congo cyangwa se Zaire, bivuga umubyeyi w'ibiriho byose nk'uko twabibonye haruguru. Ikibazo buri wese yasigara yibaza ni iki: niba Abadage barategetswe kuriha no gutanga indishyi z'akababaro ku Bayahudi bishwe n'Abanazi, bakanakoreshwa ubucakara mu ntambara ya kabiri y'isi, Iraki igategekwa kwishyura abaturage bo mu kigobe cy'Abarabu nyuma yo kwinjira muri Kuwait, kuki nta butabera cyangwa indishyi z'akababaro inzirakarengane zo muri Congo zahabwa n'Ububiligi ku buhemu bukomeye Leopold ubwe n'Ububiligi bwose bakoreye AbanyeCongo mu myaka y'ubukoloni bwabo muri Congo? Iki ni ikibazo wakwibaza ugategereza igihe uzabonera igisubizo kugeza utakibonye. Gusa uko byamera kose, urwo rugendo rwo gutegereza icyo gisubizo ni rwo rushyize iherezo kuri iki gice cy'iki kiganiro. Ubutaha tuzakomereza ku bundi bugizi bwa nabi bw'Umwami Leopold wa kabiri. Mugire impagarike n'ubugingo.